ushaka ikindi cyemezo. Umva imvugo yawe, imyambarire yawe, ibyo ukwiriye kurya, ukwiriye kumenya, ukwiriye kuba uzi kuri umudiventiste umunsi wa karindwi, ukwiye kugira ibendera ry'Imana uhagarariye. Uyu munsi wa none rero nigeze mbabwira yuko mu gihe cyashize mperutse gutaha ubukwe bw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, nkibaza niba ubukwe ari ubw'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mwese murabutaha, ubwo n'ejo muzabutaha. Nuko umucuranzi nk'uyu nguyu uri ku byuma, nuko bageze igihe cyo kwinjira, ngiye kumva numva ashizemo indirimbo ivuga ngo yeko yeko. Nuko abakristo bose Abadiventiste umunsi wa karindwi, iyo ndirimbo muzi ukuntu bayibyina, n'ubupagani buteye ishozi. Mbona Abadiventiste babyinya iyo ndirimbo. N'uyu munsi inanga igiyemo, wabona abantu batahindutse. Umudiventiste umunsi wa karindwi wiza amahame y'iri torero, iri torero warijemo neza, azi kazari babarizwamo, ahangara byineye. Aba ni abadive, ni abavendesi, ni abaki. Bana b'Imana, uje cyane kugeza ku gupfa. Iyo tuvuze inkuru nziza abantu bitangiye umurimo, twumva natwe twakwitanga muri uyu mwanya. Ariko ngiyo tumaze gusohoka, abenshi turabyibagirwa, tukumva izo nkuru zirangiriye ahangaha. Nawe yanditse amagambo akomeye kandi yanteye ubwoba, yaravuze ngo umuntu udakiranuka mu bike by'uyu munsi, umuntu ugera ubukristo bunanira bw'uyu munsi, umuntu ubukristo bw'umudendezo bunanira uyu munsi, uwagushyira mu waridense n'ubundi wari kuva mu murongo. Ntabwo uyu munsi wa none dufite abantu bavuga ngo dimanche nitangazwa ngo bazitanga, batange n'ibyabo ngo baje mu mashamba. Niba uyu munsi wa none udashobora gutanga amaturo mu rusengero kandi umaze icyumweru uri gukora, niba uyu munsi nta cyacumi wazana mu nzu y'Imana umaze icyumweru uri gukora, reka nkubwire ngo na dimanche nitangaza asanga waravuye mu nzira. Uyu munsi wa none dukwiye kwimenyereza ibyo tuzakora tukiriho uyu munsi wa none. Reka mbabwire bene data, mu gitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba, ku ipaji yaho ya 5 baranditse ngo buri mwizera wese waje muri iri torero hari imbaraga idasanzwe yigeze kwakira kandi atanga ubuhamya. Umwizera wese wicaye muri iri torero hari imbaraga idasanzwe yigeze kwakira kandi atanga ubuhamya. Dusubire inyuma gatoya, abo twinjiye mu itorero mu gihe cyashize, twarazaga tugatanga ubuhamya imbere mu teraniro, tukavuga ko turasubiza ibyo twibye, tukabivuga mu rusengero, abantu bose bakabyemera kandi koko tukabisubiza. Ariko uyu munsi wa none abantu batanze ubwo buhamya umugabane munini, uyu munsi ntabwo bagitanga amaturo n'icacumi kandi barasubije ibyibano. Bibiliya yavuze ngo ukiranuka kugeza ku gupfa niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Ngo abakobwa babaga bagiye gushingirwa, iyo umugabo we babaga bamufashe bamaze kumwica, umukobwa ngo yafataga imyenda akararika bagenzi be bakambara imyenda y'ubukwe, bagakurikira umugabo bagiye kumushingura, bakavuga batumva umugabo wanjye humura, nubwo usinziriye umunsi umwe mu gitero cy'umuzuko tuzahura. Nuko ngo bakagira ibyiringiro bitsuka umutima, bari bafite isano na Kristo, ngo bemera kwitanga mu gihe cyabo. Uyu munsi wa none turimo tuvuga ibyabo kubera ko bitangiye umurimo w'Imana bafite ubushake. Ubukristo nyakuri, ubukristo nyakuri rero busaba umuntu kwigomwa no kwitanga no kugira ibyo areka kugira ngo akomeze inzira y'ubukristo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ibaho umugisha, bambaye neza ugereranije naho ibihe bigeze. Imana ibaho umugisha. Muri uyu mwanya mbazaniye intasho zaba mu rugo. Umudamu yambwiye ngo ningera hano mbasuhuze, kandi abo twatangiranye isabato nimugoroba bampaye intasho, ndizera ko muzakiriye. Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Nimukanguke mube hafi tugendane mu gihe cyagenwe. Twatangije indirimbo ivuga 162 ivuga ngo umukiza aranyobora niryo humure ryanje.
amagambo ari mu y'indirimbo akwiye kuba amagambo yawe kandi akwiye kuba amagambo yanje. Uyu muhimbyi w'indirimbo yari afite ibyiringiro ku mukiza we. Uyu muhimbyi w'indirimbo yari afite ibyiringiro bibitsika umutima, aravuga ati umukiza aranyobora, niryo humure ryanje, kandi umukiza niwe uzampaza uburame, nje mpora musingiza. Bona nubwo nahura n'ibindusha, umukiza aranyobora, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbega amagambo atera ibyiringiro y'uyu muhimbyi w'indirimbo, arimo arahamya ngo niyo haba mu makuba afite umukiza ushobora kumwitaho. Tugiye kwiga ijambo ritoya mu minota yaringanijwe rivuga ngo ubukristo nyakuri. Ubukristo nyakuri. Reka dusenge. Mwami Imana ishobora byose, mukiza mwiza udukunda, tunejejwe no kwiga ijambo ryawe, turakuraritse mu mwuka wera azabane natwe, nuko ijambo ryawe rigiye kuvugirwa aha hantu niruhindura imitima yacu tuzashima izina ryawe. Ubane natwe kandi uhaza kwifuza kwa buri muntu wese mu izina rya Yesu. Ubukristo nyakuri. Niba hariho ubukristo nyakuri, bigaragara ko hariho n'ubukristo butari ubw'ukuri. Isomo badusomye ryo mu Byahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10, hari amagambo ahari avuga ngo, Ibyahishuwe igice ni cya 2 umurongo wa 10, n'urwandiko rwandikiwe abisimuruna, umurongo wa 10. Ntutinye bigiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyira bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka kugezaho gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu nzira tunyuramo, nubwo hari ibiturusha, nubwo habamo ibitubabaza, nubwo hari ubwo twasiga mu buzima, Yesu ari kuvuga ngo uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu gitabo cy'intambara ikomeye mu gice cya 4 havuga abawaridensi ndetse n'abavoduwa. Icyo gice cyose mugende mu gisome, nasomyemo amagambo yanteye ibyiringiro muri iki gice ngo abawaridensi bari abantu bakoraga umurimo w'Imana, bavugaga ubutumwa bwiza bafite imbaraga idasanzwe, nuko ngo bagera aho babaka imitungo yabo yose bayibakuramo, maze ngo baragenda baba mu shamba, baba ahantu bahungiye, ngo hasigara imyambaro yabo irashira, bisigara ibyiringiro byabo rukumbi, imyambaro bayivana ku nyamaswa, akaba ariho babona imyambaro yo kwambara. Nuko ngo icyanteye gutekereza kwa waridensi, baravuga ngo aba bantu bari baragiranye isano na Kristo, bari bafite ubukristo nyakuri, muri bo bari bafite imbaraga idasanzwe ishobora gutuma bihanganira amakuba yose. Turi kwiga amagambo avuga ngo ubukristo nyakuri. Aba waridensi ngo bari bafite isano n'umukiza, bari bafite isano na Kristo itarashobora guhindurwa n'umuntu uwo ari we wese. Nuko ngo abana babo bajyaga barapfaga ngo kubera kubura ibyo kurya, kubera izo ntambara ziriho zari ziri kubahiga, maze ngo akarengane karabasatira kugeza aho muri bo ngo ibyiringiro byabo byari ibi, ngo buri mu waridensi we cyangwa se abavoduwa barava batumva rero, nubwo ababyeyi banje bapfuye, iyo yari indirimbo y'abana, nubwo ababyeyi banje bapfuye, ariko mfite data wo mu ijuru, uwo ngo azanyitaho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngo abakobwa babaga bagiye gushingirwa, iyo umugabo we babaga bamufashe bamaze kumwica, umukobwa ngo yafataga imyenda akararika bagenzi be bakambara imyenda y'ubukwe, bagakurikira umugabo bagiye kumushingura, bakavuga batumva umugabo wanjye humura, nubwo usinziriye umunsi umwe mu gitero cy'umuzuko tuzahura. Nuko ngo bakagira ibyiringiro bitsuka umutima, bari bafite isano na Kristo, ngo bemera kwitanga mu gihe cyabo. Uyu munsi wa none turimo tuvuga ibyabo kubera ko bitangiye umurimo w'Imana bafite ubushake. Ubukristo nyakuri. Ubukristo nyakuri rero busaba umuntu kwigomwa no kwitanga no kugira ibyo areka kugira ngo akomeze inzira y'ubukristo. Uyu
uyu munsi wa none hatubwira ngo abo baridensi ndetse n'abavoduwa bitanze mu gihe cyabo. Uyu munsi wa none iyo tuvuze ibyabo twumva natwe twagombye kwitanga tukaba nkawe. Iyo tuvuze inkuru nziza abantu bitangiye umurimo twumva natwe twakwitanga muri uyu mwanya. Ariko ngiyo tumaze gusohoka abenshi turabyibagirwa tukumva izo nkuru zirangiriye ahangaha. Nawe yanditse amagambo akomeye kandi yanteye ubwoba, yaravuze ngo umuntu udakiranuka mu bihe by'uyu munsi, umuntu ugera ubukristo bunanira bw'uyu munsi, umuntu ubukristo bw'umudendezo bunanira uyu munsi, uwagushyira mu bawaridense n'ubundi wari kuva mu murongo. Ntabwo uyu munsi wa none dufite abantu bavuga ngo dimanche nitangazwa ngo bazitanga batange n'ibyabo ngo baje mu mashamba. Niba uyu munsi wa none udashobora gutanga amaturo mu rusengero kandi umaze icyumweru uri gukora, niba uyu munsi nta cya 10 wazana mu nzu y'Imana umaze icyumweru uri gukora, reka nkubwire ngo na dimanche nitangaza asanga waravuye mu nzira. Uyu munsi wa none dukwiye kwimenyereza ibyo tuzakora tukiriho uyu munsi wa none. Reka mbabwire bene data, mu gitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba ku ipaji yaho ya 5 baranditse ngo buri mwizera wese waje muri iri torero hari imbaraga idasanzwe yigeze kwakira kandi atanga ubuhamya. Umwizera wese wicaye muri iri torero hari imbaraga idasanzwe yigeze kwakira kandi atanga ubuhamya. Dusubire inyuma gatoya, abo twinjiye mu itorero mu gihe cyashize twarazaga tugatanga ubuhamya imbere mu teraniro, tukavuga ko turasubiza ibyo twibye, tukabivuga mu rusengero, abantu bose bakabyemera kandi koko tukabisubiza. Ariko uyu munsi wa none abantu batanze ubwo buhamya umugabane munini, uyu munsi ntabwo bagitanga amaturo n'icya 10 kandi barasubije ibyibano. Bibiliya yavuze ngo ukiranuka ugeze ku gupfa niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Kuba warizeye waratanze ubuhamya uyu munsi ukaba warabivuyemo ntabwo bikwemera kuba umukandida w'ijuru. Uyu munsi wa none mfite amahirwe yo kumenya neza amatorero duturanye. N'iri ryanyu ririmo amakuru ndayaze buri sabato mbanyaza kuko ndi umuyobozi w'ubusonga mu ntara. Ubwo rero ndabizi hari ipica nziya hano, nzi purusa z'abantu batanga ba hano buri kwezi. Maze umwaka wa 2 ndi umuyobozi w'ubusonga, bivuze ngo ndabazi muri ino ntara. Rero niba hari abizera mufite hano bakaba bamaze umwaka nta cya 10 batanga nta n'amaturo, purusa ari 25 cyangwa 30, mugira ngo abandi babaye iki? Bibiliya iravuze ngo uje ikiranuka ugeze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Umunsi umwe bizera, igihe cyose uvuye mu byizerwa, igihe cyose uvuye mu ijambo ry'Imana birangira ari wowe ukozwe n'isoni. Umunsi umwe nigeze ntanga ubuhamya mu rusengero rw'iwacu, maze nari mbaye umukristo vuba, mvuga yuko niyemeje kuba umuntu usubije ibyibano, nja gusaba imbabazi, umubyeyi aramperekeza nuko izo mbabazi barazima. Umunsi umwe maze ndaseba, umunsi umwe ndaseba, nseba bigenze gute cyangwa se ndamwara sinzi uko urabyumva. Nuko mu gihe mu rugo banyizeraga nk'umukristo w'inyangamugayo, umuntu uhindutse vuba kandi bari abakatolike, nuko tuza kuragira amatungo muri iki kibaya cyari ahangaha. Ndi umukristo uhindutse vuba ndabyibuka mu 1996. Nuko turagiye amatungo tubona umuntu uri guhinga mu murima wiwe muri kino kibaya. Igihe yari ari guhinga yari afite umufuka w'ibirayi yazanye, bari abasore bashyira mu muriro ibirayi byabo turi kureba. Nuko ibyo birayi dutegereje bamaze kubishyira mu muriro, igihe byenda gusha nje n'abandi bashumba turagenda turi kububa hasi, maze bya birayi byabo byose turabyiba. Tumaze kubyiba rero ndi gushaka kubwira ngo hari igihe cyo guseba. Iyo uvuye mu bukristo byanga byakunda, nubwo ubona utari waseba isaha yawe iracari imbere niba warabuvuyemo. Nuko ahasigaye ibirayi turabyirukankana. Naho ukundi abo basore baje kuhinga bari abanyakinigi, bari guhinga ariko bafite n'imbwa mu murima wabo baje bamanukanye nazo. Babonye turi kwirukankana ibirayi byabo batwirukaho. Rero mureba abantu bafite imbwa turiruka we.
batwirukaho nuko hasigaye tubonye bagiye kudufata n'imbwa zabo. Turagenda aho ababyeyi bari guhinga tutumva nimudutabare, ngibi ibirayi byabo turabibasubiza, nimudutabare. Nuko tumaze kwicara abasore baradufata batumva rero turabakubita. Nuko haba habonetse mu muntu umwe aravuga tumva uyu muhungu wibye ibi birayi isa ari guhinga hariya. Nuko papa baramuhamagara araza ahagera asanga twibye ibirayi ati ikimbabaje ko wasubije ibyibano ukaba wongeye kuja kwiba ibirayi idini warivuyemo. Umunsi umwe uzasaba nimba waravuye mu itorero. Nuko bana b'Imana ndi kubabwira ngo uje kirano kugeze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo, nibyo humure. Uje kirano kugeze ku gupfa nibwo uzabona ikamba ry'ubugingo. Maze ndagenda nsaba imbabazi numva ntabwo nzabyongera, ariko buri munsi iyo ngeze kuri uwo murima ndi kugenda iyo pica iragaruka. Uzabibona abantu bavuye mu by'Imana uyu munsi asigaye baranywa inzoga, umva akaba yarigeze kuba mu itorero ari umuntu utanga amaturo, utanga icyacumi, inzoga yarazivuyeho, aza mu materaniro. Uyu munsi wa none murahura wamuramutsa ngo Yesu ashimwe kumva adashaka no kwikiriza. Nawe tarandika ngo umurongo utandukanya abisi n'abakristo uragenda urushaho gusibangana, ahubwo umurongo utandukanya abisi na Kristo ukaba ari wo waguka. Aho kugira ngo twegerane na Kristo biragenda biriho birusha, ahubwo tukegerana n'isi cyane. Isi iradukurura, isi dushize ku munzani. Uyu munsi wa none Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ntabwo duciringirwa, ahubwo ni abajura. Harimo abajura mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi. Ukamukopa ibirayi akabirya, ukamuguriza amafaranga, akaza akaririmba indirimbo ya 50. Hari igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana, akwambuye wicaye ku ntebe y'imbere ari kukureba. Ubwo muzahurirayo koko? Iyo ndirimbo rekuyiririmba usibye kwiyahura uwo ni muzima. Bibiliya iravuga ngo ukirane kugeza ku gupfa. Niba udakiranuka ku tuntu dutoya twiwawe mu rugo naho kuzengurutse, uyu munsi wa none uri ku munzani n'ubundi wavuye mu nzira. Umuntu w'umudiventiste w'umunsi wa karindwi uhangara kurya icyacumi, akarangiza ukwezi, akarangiza umwaka, akabaho ngaho ari gukora. Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none ukwiye kwisubiraho. Ntabwo icyacumi ari icy'abapasiteri, mwe kubitekereza. Iyo myumvire nigeze kuyigira nja mu gice nziko icyacumi ni icy'abapasiteri, ngo abapasiteri nibo bantu babayeho neza gusa. Ntabwo ari bo babayeho neza, ni gushaka kubabwira ngo babayeho neza kuri isano bafitanye na Kristo, ariko mu buzima busanzwe si bo babayeho neza gusumba abatari abapasiteri. Maze mugeraho rero mwanjye gutanga amaturo ngo pasiteri ntago azabaho neza. Ndi gushaka kubwira ngo niyo utayatanga abapasiteri bazabaho neza kandi wowe uzimire. Amagambo akurikiye tugiye gusoma mu icyo gitabo cyo mwitegura w'imvura y'itumba, baravuze ngo Satani ariho aranyanyagiza ibintu mu nzira. Ni ku ipaji ya 27. Umwitegura w'imvura y'itumba ni igitabo kimaze iminsi ariko kirahari. Ngo ku iyo paji ya 27 haranditse ngo buri muntu wese yigeze kwakira imvura y'umuhindi ikorera muri we ituma ashobora kubatizwa, ituma ashobora gutanga amaturo, ituma uyu munsi yafunze akazi akaba ari muri uru rusengero. Ngariko kugira ngo wakire imvura y'itumba bizasaba guca bugufi ukagenda isano na Kristo, ukimenyereza kubana nawe byanga byakunda. Nuko rero ngo kuri iyo pazi baravuga ngo kugira ngo umuntu wese abafitanye isano na Kristo agomba gutsinda ibintu bitatu. Icyambere, ugomba kuba mu isi imvugo yawe itandukanye n'iy'abapagani. Ugomba kuba mu isi uri umunyakuri, imvugo yawe itandukanye n'iy'abapagani neza.
mu gihe abapagani batuka abandi bitutsi nk'ibyahe wowe ukaba warabirenze. Icya kabiri, ugomba kugira imyambarire yawe ikuranga nk'umukristo. Niba ufitanye isano ni mu myambarire n'abapagani mukaba muhuje imyambaro, ukeneye irindi vugurura. Gatatu, niba imvura y'umuhindo utarakwigishije uburyo ukwiriye kurya, ukwiriye gushaka ikindi cyemezo. Umva imvugo yawe, imyambarire yawe, ibyo ukwiriye kurya, ukwiriye kumenya. Ukwiriye kuba uzi kuri umudiventiste umunsi wa karindwi, ukwiye kugira ibendera ry'Imana uhagarariye. Uyu munsi wa none rero nigeze mbabwira yuko mu gihe cyashize mperutse gutaha ubukwe bw'Abadiventiste umunsi wa karindwi, nkibaza niba ubukwe ari ubw'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Mwese murabutaha, ubwo n'ejo muzabutaha. Nuko umucuranzi nk'uyu nguyu uri ku byuma, nuko bageze igihe cyo kwinjira, ngiye kumva numva ashizemo indirimbo ivuga ngo yeko yeko. Nuko abakristo bose Abadiventiste umunsi wa karindwi, iyo ndirimbo muzi ukuntu bayibyina, n'ubupagani buteye ishozi. Mbona Abadiventiste babyinya iyo ndirimbo. N'uyu munsi inanga igiyemo wabona abantu batahindutse. Umudiventiste umunsi wa karindwi wize amahame y'iri torero, iri torero warijemo neza, azi ko azaribabarizwamo, ahangara byineye. Aba ni abadive, ni abavendesi, ni abaki. Bana b'Imana, uje cyane kugeza ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ubu ngubu rero abakuru b'itorero ngo abizera badushize ku munzani kugira barashegeze bagumve ngo ko duhagaze. Akaza yambaye ibintu bigeze mu ntege, agategereza ko ari umukuru w'itorero, wavanga ariko ibi bintu kari bibi, akora nta muntu umubwiye. Ati kinagitsinze rero ku isabato nzashyiramo n'isheni mu izosi. Akabona nta muntu umubwiye. Ati ku isabato rero nzashyiraho n'inzara. Akabona nta muntu umubwiye. Ati rero ku isabato nzashyiraho n'imisatsi. Maze rero yamara kuba ikihebe kugana Yesu avuga ngo iyo umutima, pasha 17, iyo umutima umaze kugwishwa ikinya n'icyaha, nyirawo ntaba gishobora gutandukanya ibibi mu byiza. Maze amubwira batumva rero ku isabato tuzasenga. Hakaza ku isabato mukamwitegereza, mukunama, mukareba, inzara zirasize, imisatsi, ibintu byose byazambye. Abakuru b'Itorero bicaye hariya. Umva nasomye igitekerezo cya Eli wari umutambyi ngo abana be bavuye ku butambyi buhabwa Samweli. Eli kagira ngo abahungu be baracyari abatambyi kandi barabubatse. Umva bana b'Imana, nuko abatambyi bakicara bagumya kwibera gutyo, niko Samweli byamugendekeye. Nuko ngo Samweli ahabwa ubutambyi, Eli agumya kugira ngo abahungu be n'abatambyi, nawe ubutambyi yarabwatse bwabaye ubwa Samweli. Akajya kubaza ngo Imana yakubwiye ngo iki? Asimbutse abahungu be b'abatambyi, nawe yari umutambyi. Imana nta kindi yamubwiye. Igihe kigiye kugera abakuru b'itorero n'abayobozi b'itorero bafunze umunwa, Imana itanga indereko ku bandi bantu. Mu gihe abizera bagishidikanya bati ibyo mwadukoreye ni ibiki, twebwe umuntu akaza akaririmba hano imbere. Mwitonde uje cyane kugezaho gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Dore kambabwire, dukwiriye kubaho nk'abakristo, dukwiriye kuba nk'abantu bagira ibyiringiro bishitse, tugakorera Imana mu gihe gisa nk'iki. Umwizera bari guhendahendera gutanga amaturo n'icacumi. Umwizera waje muri iri torero ikibazo mbese ngo gamara iki? Ariko si ubundi amafaranga amara iki? Munsubiza amafaranga mariki. Baravuze mu mvugo nziza ngo nawe gukora umurimo w'iki? W'Imana. Ariko se aho mwabereye, aho natangiye amafaranga, aho wayatangiye, wabonye marayika aza gushyikira inoti za 5 hano kuri Galilaya? None se amafaranga akoraga iki? Amafaranga nayo kuribwa, mubimenye. Nayo kuribwa nabiyemeje uwo murimo. Nta marayika wavuye mu ijuru ngo aze kuyafata. Ariko Bibiliya yerekana ko dukwiye gushyikira umurimo w'Imana. Abagiye mu murimo w'Imana tukabagaburira ntibakorwe n'isoni.
tukayatanga dufite ubwiringiro by'uko amafaranga ari cyo akwiye gukora. Amafaranga nayo gukora umurimo w'Imana, bakayarya bakagabura n'abana babo, bakiga amashuri, tukubaka insengero. Nica amafaranga maze niwo murimo w'Imana. Nta marayika uza kuhashikira, ntawe muzabona. Ahari minota bamaye asigaye 3. Muri Yosuwa igice cyaho cya 20. Kanihutire gusoza. Yosuwa igice cya 20 hari amagambo avuga ngo tugendane, uje ukiranuka kugeza ugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Uyu Yosuwa Imana yamutoranije nyuma y'uko Mose yaramaze gusinzira, kandi Imana itoranya Yosuwa. Yosuwa niwe wagejije Abisirayeli mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa rero amaze kubagezayo mu gice cya 20, Imana iramubwira tugenda wubaka imidugudu y'iki y'ubuhungiro. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Muhumure, Yesu ashimwe. Nuko imidugudu y'ubuhungiro Imana yateguye muri Yosuwa igice cya 20. Yosuwa igice cya 20 avanga imidugudu y'ubuhungiro. Ariko suburi mu midugudu y'ubuhungiro hajagamo bandi. Umudugudu w'ubuhungiro mu gihe cy'Abisirayeli, iyo umuntu yabaga yishe umuntu atabigambiriye, yakoraga urugendo akajya mu mudugudu w'ubuhungiro. Yagerayo uwagomba kumwica ntacyo agomba kumutwara, kubera yuko yabaga yageze aho hagenewe guhungirwa. Bikaba ikibazo rero iyo umuntu yishe umuntu kandi afite abantu bamuri inyuma akomeye. Munyumve neza, reka tubare ko masengesho nishe umuntu ngomba kujya mu mudugudu w'ubuhungiro, cyangwa se mo kugira ngo undi muryango nishemo umuntu kugira ngo batubabarire, bisaba umuhoza, bisaba kugira ngo undi muntu utangwa mu cyimbo cyanjye kuko njyewe nkomeye. Nuko ahasigaye imiryango igaterana, batari ko masengesho ko yishe umuntu, uyu munsi wa none akaba akwiye guhorwa agapfa nawe. None biragenda gute? Nuko bagakora inama mu miryango yabo, nimushaka umuntu wavutse ari umwe utagira kirengera. Bagakora inama bagashaka umuntu nyakambwe utagira uwo kumurengera. Bati rero twamubonye yitwa nde? Yitwa Masengesho, wenda ni urugero, niwe turaboherereza. Bakabwira aho abantu bicuye umuntu bafite uburakare, batumva rero turaboherereza umuntu namwe mu mwice biba bihinganye. Nuko nyakamwe utagira kirengera yaza mu nama bateranye, ati yewe mwene data, twagushimye ko uri umwana wubaha, tugiye gutuma ibunaka ikorera iki kibindi ukijyanira abantu baho, kuko dushaka kugira ngo dukomezanye nawe umubano. Atazi ibyabaye. Nuko ngo iyo mpeza amajo iyo yagiraga umuntu wayiburira ikamenya ko bagiye kwihora, yahitaga yirukira mu mudugudu w'ubuhungiro. Wari umudugudu wagenewe abantu kugira ngo abarengane bateye gupfa bazize ubusa. N'iki Imana yarawugeneye. N'ukuri uyu munsi wa none, nuko Imana ibwira Yosuwa ngo teganya imidugudu y'ubuhungiro abantu bajye bahungiramo igihe bibaye ngombwa. Gatozi wishe umuntu atabigambiriye ateye gupfa, ahubwo arokorwe. Imana yabonye tugiye gupfa urupfu, yemera gutanga umwana wayo apfa mu cyimbo cyacu. Itorero ry'uyu munsi niwo mudugudu w'ubuhungiro Imana yagennye. Yashyizeho itorero ngo abantu mwese murihungiremo, muriruhukiremo, mubonemo umunezero, muryishimiremo. Niwo mudugudu w'ubuhungiro. Muri uyu mudugudu w'ubuhungiro Imana yashyizemo indi midugudu y'ubuhungiro myinshi. Imana yashyizemo korari, ishyiramo abadiyakoni. Umva, hari abari mu mudugudu w'ubuhungiro witwa korari, umudugudu w'ubuhungiro witwa ubudiyakoni. Abo bose barasabwa kugumamo kugira ngo badapfa. Niba uri mu mudugudu w'ubuhungiro bakaba gufatishije inshingano, ukwiriye kubibamo neza ngo udapfa. Nasomye amagambo akomeye ngo iyo umuntu ahagaze mu mudugudu w'ubuhungiro, iyo umunyabyaha yabageze mu mudugudu w'ubuhungiro ntiyagomba kuwusohokamo, yavagamo gusa ari uko umutambyi yapfuye akaba babariwe nawe. Nuko rero uyu munsi wa none
niba uri kuva mu mudugudu w'ubuhungiro ukava mu nshingano nta mpamvu, ukava mu baririmbyi nta mpamvu, ukava mu budiyakoni nta mpamvu, ukigunga mu itorero nta mpamvu, baguha inshingano ukayanga, muvandimwe garuka. Imana yateganyije umudugudu w'ubuhungiro ryo torero ngo turiboneramo amahoro adasanzwe. Ukwiye kwa mu itorero ry'Imana ushizeho umwete, ukarinambamo, ukaryihambiramo. Iri torero muhora ndivuga, iri torero ni itorero ry'ukuri, ni itorero umuntu yakwihanganiramo, yakwikomezamo. Ni itorero rifata umuntu w'injiji rikamujijura, ni itorero rifata umuntu utazi gukaraba rikamukarabya, ni itorero rifata umuntu utazi kuzigama akiga kuzigama. Ni itorero ry'ukuri, ukwiye kurishikamamo kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Uje ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Umunsi umwe nje naje muri iri torero, nza muri iri torero ndizamo mbabaye, nambaye ibirenge, nambaye inkweto. Ndaza mu cyuve bampaye isomo, nuko isomo bari bampaye nagomba kurivuga mu cyuve, ryavuga ngo ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka, hariko ijambo ry'Imana. Nuko iryo somo ngeze mu cyuve nambaye ibirenge, nambaye imyenda ya kaki, nsanga bantanze muri iri torero bose bambaye inkweto n'imyenda n'amapantaro atari imyenda y'ishuri, maze ndamwara. Nanjye ntashe mbwira mukecuru, mba mukecuru, abandi bose nageze ku rusengero nsanga bambaye inkweto, bambaye imyenda myiza, none jewe nari nambaye ibirenge. Nuko arambwira ati mba mwana wanjye, akira amafaranga 500 uzaje kugura inkweto. Nuko ndamanuka n'amafaranga 500 ngiye kugura inkweto. Ngeze hariya kuri Sunrise mpura n'umugabo wambaye inkweto bitaga mashami. Ndamubaza ngo iyi nkweto wayiguriye hehe? Ati ndayiguriye ku Byangabo. Nibwira ko inkweto zibaga mu Byangabo zose kandi baziranguraga mu Ruhengeri. Bobo, iri torero ni ryiza, ni itorero ry'Imana, ni itorero ryubatse ku rutare, nta muntu warihangara. Ni muri shikamemo, muzarigwemo, muzabona ubugingo buhoraho. Nubu ukomaze kumbwira abandi basore rero tuje kugura inkweto, turazamuka hano kuri Kamuhoza, tugera iya Wunde n'amaguru, tugera mu Gataraga, tuzamuka ya makoni yose, tugera ku Byangabo, dusanga ishanda ry'inkweto ri kugura amafaranga 430. Inkweto ndayigura n'amasogisi ya 20, kandi mu Ruhengeri riguraga 400 ishanda. Narengejeho 30 n'urugendo rwose. Nuko ndagenda, tumaze kuyagura ayo mashanda turayambara, turamanuka tugeze mu rugo. Nageze iwacu umuntu adashobora gukandagira, amashanda murayazi yakataga ibitsi akakugira ibisebe. Babona ukuntu ndi kugenda, bati mwana iyi nkweto waguze ni inkweto ariko iramaze. Nuko ku isabato ndayoza rero, nza mu rusengero mu cyuve. Ngezeyo nsanga abandi basore bahinduye, bambaye inkweto zitwa gatigana, nizitwa pantufure, nizitwa pajero. Banyitegereje bati iyi nkweto yawe ni y'abasaza. Mbega ngo ndagira agahinda. Iri torero ni itorero ry'Imana, uzarinambe mugeze ku gupfa, uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Nuko iyo nkweto nyicara mfite ipfunwe, ndataha. Ngeze mu rugo n'inkweto bampaye ni inkweto mbi. Nuko hasigaye bampa 1,500 batya kugura iyindi mu mujyi wa Ruhengeri. Ndamanuka ku isoko, masanga abakorodoniye babaga ku isoko ku ruhande, ndi gushaka inkweto, bati inkweto turazikoraga. Bankorera igikweto muri butini ya kera, murayibuka abantu, igikweto gikomeye nk'ibuye. Ku isabato ngikubitamo, ngezeyo bata ariko uyu muntu iyi nkweto iyi nkweto wayiguriye he? Ndababwira nayivanye mu mujyi wa Ruhengeri. Ariko mu Befesi igice cya 2 umurongo wa 4
haravuga ngo hariko Imana ishimwe kuko ari umutunzi w'imbabazi, uwo yaduhinduye bazima binyuze muri Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbega Imana dukorera ngira tubaho, nimuyikomezeyo, muyizirikeho, mwe gucogora, izabahindurira amateka. Ubabaye niyishime, urira niyishime, nubwo hawe amakuba menshi. Dufite Imana itwitaho, iduhetse ku mugongo. Yesaya 46:3. Erega ndakuzi ukiri mu nda ya nyoko, nkuzi ukiri urusoro, ndakuzi imvi ndaziba uruyenzi, nkiguhetse ku mugongo. Ninjye Uwiteka ubivuze. Umva, ava ku mugongo w'abantu uje ku mugongo w'Imana mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.